the world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Samsung True Phone True Solution. Waruzi neza yuko ugura telefone imwe ya iPhone bakakongeza indi ya A05 ya Samsung. Ahanga ni ibintu byiza ku bindi. Duherereye rero ni mu mujyi muri Stawa kuri ground floor ahantu harebana no kwa Rubangura. Ugura telefone imwe tukongeza indi. Izi nimero za telefone nizigomba guhambaga igihe cyose. Ese warubizi ko dufite izindi promotion tubabwira ni nyinshi cyane. Ibyo tubafitiye nakarusho. Samsung True Phone True Solution. Nabirenze undi mugabo abonye amabere. Akurebeye amabere wowe. Come on. Cisha make turi abantu bakuru. Cisha make ayabonye paratsida. Kwanza mbwe ko yipanze ariko ntabwo yabiteguye. None se numuzima yise Nese yabiteguye. Yari yabiteguye. Wumve ko wari tujye gufata. Nta muntu uri hano. None se ngenda ndikesanga umugabo ameze gutya. None se reka nanjye manze nkubaze. Reka manze nkubaze. Ubasiki. Reka manze nkubaze. None se wari wepanze kwisumigiye ko. Wari wepanze. We yari yepanze ko agiye kureba. Ntago mbizi ibyo ni muri. Mbese amutegeze gufata. Wabona yari nabipanze. Nta birenze tita. Niba musanze ari kundebera amabere. Nukuvuga ko no muri dusho ngiye koga geza kundunguru. Teta come on. Isume iguye paradise. Nta birenze pe. Kuba undi mugabo yabona ubwambure bwanjye umugore wawe ngiye umugore wawe ngiye umugore wawe bakandebera ubusa bakambonera ubusa urumva nta birenze. Teta wikabye ibintu pe. Nta birenze rwose pe. Wikabye ibintu. Subize ngo nta birenze. Urashobora ko nta birenze ko umuntu ngiye ambonera ubusa. Buretse uraje rero. Ikarabiri. Ibindi byihorere. So, ariko umuntu umuntu azabaho gutya kujya mvuga zabyara. Nindi ngo abonye ibe, ngo abonye cyucyo. Abonye ibe se boy. Byakabara wambaye. Kubona ibe n'abaganga bari bonera ubuntu. Zabaye abantu twabonye wowe ko ngana. Yesi nkotani. Vipi? Sasa. Muratinda munda arigendera. Nimuzambwira ngo sinabishyurije. No. Ari hano kabisa. Ngena namukipinze kugira ngo mwebwe muramariza aferi zanyu muraza murareba kila kitu. Mwebwe musi mumufate mugende muramufunga. Mumufunge na kibazo kabisa. Si makosa yake. Makosa ye. Okay, sawa. Ngengi tayari kabisa. Ndiyo muze kabisa. Sawa. Kuko uje kumfungisha. Higo. Kwa nini? Kecha. Kuvuga ngo muze. Nini? Sikia. Sona kile kidada ka ice. Ule ni rofa sana. Nini? Yarafasha madeni arafata kila kitu aragenda tishuye. Na Musa nyana umugarura mu kazi kugira ngo bamufate bamwishuze je bimveko. Ni uri muravuga ngo baze bamutwaye. Baze bamutwara bagiye kumufunga. Sasa kamata tano bakijyane kira gikorwa ngiye. Ndiyo kula kulipa. Nibyo bakijyane bagifunga kimenye ubwenge. Nani jina langu basafishe kabisa. Cyane. Basafishe. Akushaka ko waragomba imana yanjye. Aho ujui. Akureka tumukubite mbere kwa mujyana. None wese urabahungukiye he? Sio raza. Bakamufunga nta kibazo. Akijyana. Tena pale munani mu prison. Atapatikana. Ari amaso ye none hazagarera gute. Hari kumubwira ikira akakureba ngo. Hivi bataweka njonogo hivi. Nsa. Kashaza mukubite. Nzo ngo ni ngewe. Wewe subiri utaona ka filme hapa sasa. Bakipeleke. Wewe. Kamanze mubaze ati niho mubwiye ngo duhagarara ngaha. Ndakubaza yego cyangwa oya. Ni mubaza mbese utekereza yimwe utekereze kabiri. Teturamubonye cyangwa ntabwo mubonye. Ako subire mu kangahe. Igihe umugore ntabwo rigize mubona. Habe na gatoya. Hako kuntu ari kubinshinja bagiye byanyoye. Ndamuramiye iki subundi ngenda mukeneye.
ntabwo namusize muri salo cyangwa sinsohotse musize muri salo. Wijya mu bintu byinshi. Ndakubaza gusa. Uramubonye ntumubonye? Je simubonye ko nta nubwo rirabera kaje nyine no kuribona. Jewe nonse neza we, nonse imyaka 2. Urumva? Ubwo nuga ngo nonse iminsi 600. Lakini nibere bihagije. Nyuma y'ibyo ngibyo nabonye amabere menshi ayimishumi anepa ayikweza ameze nk'amadegede bigiye cyo kureba amabere narakirinze. Urumva? Ntago ni kuri urwego rero ko mwagishwa mugore wawe. Urumva? Icyakoze ikintu cyo nakwemera nabonye. Byo yunamye giye kubona mbona isubibaye nk'ibaho gutya muramba kariso. Aha, there you go. Iyo kariso ayibonye ute kandi utamubonye. Roso ko ni kariso gutya isubibaye nk'inyereye mbigakora. Hanyuma yabaze utarebye nibere. Ikariso nayibonye agakariso keza kakera simihakana ariko nta kindi kintu abonye cyo kwanga ibere ngibiki. Mwese wasakuza ko mukivuga ngo ntabwo mubonye. Ariko se wajya n'ibintu gake kiye ntawe nyine amabere y'umugore wawe. Hanyuma ukeneye cyo musenzi ukeneye. Urasaze ubwo mugabe babuzima bimishoroka muri miki. We twubahane. Mvuye mu salo nkurikiranye muruguruka. Ndavuze ngo twubahane. Twale sibi twubahane. Twubahane. Ku mugore w'umuntu aravuna. Ku mugore w'umuntu aravuna. Bazari cyunyereje simere. Umugore w'umuntu aravuna. Uvuna ndetse. Hanyuma ibyo byose bimbwa ngo yomere gute? Nk'urogosora wowe mugongo. Urangorogosora. Ndakubwiza ukuri. Nta berege mugore wawe nabonye. Nta kindi kintu nabonye. Kandi uvuze ngo wakibonye. Icyo nabonye ni kimwe agakariso keza kakeru gasanga gafutaka. Geza. Ndavuze ngo we. Ndavuze ngo geza. Kamubwire rero. Icyambere cyo we rero mugore wawe. Ese nyine no kwakora. Urumva? Hari amabere atangiye gukindana kuri iki kintu yakene. Atangiye kugira gute? Yaba ni bere songoye byuzuye uti delivery risongoye rigara. Atangiye kugira gute? Sibere ryo mugore wagira ikintu iki. Atangiye kugira gute? Meze nk'umwendo wagira ngo nikera kinesha. Urumva? Ikindi pole. Ndakwiyamye. Yungabanya umunwa rukanyasameho. Nango akani ikintu bahigwakaniye. Niba umaze kwimbata y'ura mugore yura duteranya ukagira ukabimbata ye birakureba. Uvuze ngo ntabwo je ndi imbata y'umugore wawe nkuko wowe uri imbata ye. Niba ngo akanira ikintu ntago nakibonye nkakwiyama nta mahoro rero. Gendi diaspora mfite uburyo mbona nk'abakobwa bazima mfite ibyo mbaha ntabwo nyene ibere ry'umugore wawe baza kubera kuri akanyumugeza ugeza ngo arishakashatse ryabaye gutya akanyugeza ngo mutangiye kuzana imitsi uri mutangiye kumvura umuntu wa danje ndagucuma ikinema mutangiye kumbwira wowe naye magambo mutangiye kumbwira wowe kuburi diaspora Sweden ntabwo uri diaspora muri urugo uri diaspora handi nabwo ngo ntabimenya neza nta nundi muntu muzima bwanjye bigeze unyurira ntushake kumenyera rero ku mugore w'umuntu aravuna we hari bidakinishwa kuba ibonye ngo bakwishyira umutima wawe ntabwo agomba kubimbwira no sense pore nakwihanganiye ibisi myinshi harigenda gukubita nko gukurame urutwe rumeze nk'intebe y'igare ryo coco unyitondere uhereye uyu munsi nakwihanganiye bihagije gasiya coco sawa sawa tayari ubu ni kama mbaya mbaya Sheri Ngiye kugura agafuka ubugari ese kutambwiye ngo bakugonze bigenze bite Nge nago bangonze none se byagenze bite ibyo byaturutse Nge nagiye iwanyu ngiye gufata amafaranga kwa mushiki wawe hanyuma ngezeho mureo n'abandi bahungu babiri batatu b'abametisi umva umwe aramfata hano mu ijosi ari kuniga n'abandi babiri baraza baramfata none mugina yindi gushaka kubishikuza gutya nibwo nanyereye mita nkubita akaboko hasi niho kavunikiye noneho bahita banjyana gutariya kwa muganga kuri pharmacy babona kunyambika iki ngiki ubona namba mbise kutumva sinaye nakubujije mundara ahantu biba barinda bakwica ubu ngubu simba mbikemuye nhamagariye umuntu waje hano ntihira amafaranga ngiremo n'agafuka ubugari kanyishyira n'amadeni hara kuri botike reba turahita tugatekesha kagasosi twasize nijoro ibi ngibi ni ibyo ugiye kuzajya ukora ibi ngibi ni ugiye kuzajya ukora kwirwa ujya mu bagabo kugira ngo ushaka amafaranga nge nago ndumugabo nago ndumukozi nago najya gukorera kugira ngo ujye nguzaniye buri kimwe cyose ukifuza urumva nge ndi umugabo mfite amaboko ngomba gukora niyo mpamvu ngomba gukora iyo bwabaga kugira ngo nge ngushakira amafaranga ubashe kubaho nimba ari ibi ngibi se kugira ngo nitujya dushirwa ujye uhamagara abagabo bizarangira gute cyangwa bizarangira tugeze kuki niki tuzageraho umukobwa nagagomba kubaho kugira ngo ajye hamagara abantu kugira ngo abareshereshe n'umubiri we kugira ngo ubuzima bukubone gukomeza nose niki kiranga umugabo nimba ngiye ndi umugabo
utuma umugore ahamagara abagabo bakaza mu rugo rwanjye bakanahansuzugurira kugira ngo babashe kuba baguha amafaranga. Sheriff urayimenye? Nayimenye nini? Urayimenye? Ntuse mbigenze. Tuburare njye mwubwije none ukora icyo ukora kugira ngo njye sinshobora kujya hejuru. Ubu se hanyuma waho wagiye byatanze iki? Bitanze iki? Si ukugaruka hanga uvuga ngo wavunitse. Rero njye Ninga ugiye kurushya ntago ari njye ugiye kurushya. Nta n'isoni ndazana n'ibyo kurya ukabimenya. Nimba rero wumva ko uburyo wari ubayo bita kunyuze mwubwije ukuri tubyihorere. Ubaho ubuzima uko ubushaka nanjye mbaho ubuzima ko mbushaka ko njye sinabaho ndi kurya imitsi y'abandi bagabo baje bakagusanga mu rugo rwanjye no bagashaka no kwansuzugurira. Navuze ngo tubyihorere. Twabyihoreye atangiye nikore ibyanyu nawe ugakora ibyawe uko byumva uko bimeze. Tubyihorere ni kuvuze. Hejuru yo kumena ibiryo. Kanigendera. Umva. Ndekura. Kanigendera. Umva icyo nakubwira. Ngaho bigumemo nawe. Nyine umva icyo nari ndi kugusobanura ukuntu bimeze. Timo bigenze bite se wewe? Eba, uriya muvuna muhita nari gatunga simbizi. Ubu yasaze pore kiriya. Cyasaze ngo umugore we ngo isumira mucitse ngo mbonye amabere ye ngo hanyuma ngo mba ndamurungurutse ibintu bidafite sanse gusa ni ikijiji cyava kuvuga ibintu biterekeranye ubu cyasaze ngo umugore we ndamurungurutse. Umiti nasira murungurutse. Ibintu birambabaje mu buzima bwanjye murunguruka byahize. No bigenze bite se? Nyine urumva njye nahisotse ngiye hanze. Uwo mugore arimo ajya mu gikari. Teta. Sizo ngo ngusumira gizaho cyangwa mucika iranyereye. None ubwo ngo nibyo byansoye ngo ngiye ngo kumurunguruka ngo murebe. Ubu ngiye urwego rwanjye. Nkene mabere yuri yagiye. Mabere se nibyahatari byo ngiye. Mabere yahese nyine mabere amaze kunepa gusa byaramyetamyete ko wa mugiga rwo yatubanga harya ngo nanjye nuko nguko nge nkora. Kuse warasoze. Nta byahatari. Gusa wega uri umwana mwiza nkunda ko kugira ngo kiko gakiriya. Gashira ukuri ku bintu. Nose ntabwo wavuga ari kunkoraho wewe. Ako mana yanjye tingo. Cyo kintu ukundira sinajya kumera nkabira bigorye. Wije na buretse ariko ibintu byose ni ubusambo ibintu byawe byose reka ariko ubundi watuje weho. Rero nabyo nkwanjye ni iki ngiki. Iki se? Nkwambwa ngo ndagukunda. Urumva? Ongera umfate neza. Urumva? Uvumbike uri ko ari ikintu nakingubura. Nose udakoresheje ubusambo nta ubundi nta pressure ndiho Timo. Ntago ari pressure. Nyine uva niba ushaka ibintu nzaguha neza urumva apana kunshyira kuri pressure wategereje wewe. Uri kurya nk'atari ibyawe ngiye unyitondeshe nzaguha mbishaka. Rega ndagukunda. Nibyo kandi. Nukuri kw'Imana mbabariya nukuri kw'Imana musabye wambwira bazi bigenze basi nukuri kw'Imana mbabariya ntabwo nayisobanura nose tuvugisha ugiye nasigara nduwande tuvugisha ngo base ubuzima bwose dukiyemo kuba tugeze ahangaha wenda katubyeme nazibana zidakomanya amahembe ubwo nabana nabaho gute nagufite tuvugisha nose tuzabaho turi mu byiza gusa tutanashwana n'ubwo arimo suri kunsabiza yorirafu menya nagirafu ushaka kuyiyora. Ntabwo bishoboka pe. Yose atabuzeho nakabona kamwe. Se tuvugisha uko yanganaga ari ikiro ntabwo ushaka kuyiyora. Ntabwo byashoboka rabaguye mazi bayasandaye ibanatumutse nyine. Nze ko bize neza cyane. Uko utashaka kuyora ino. Niko utashobora kongera gusubiranya urukundo rwanjye amaze kwangiza. Irafu kingana. Yose ntabwo wayiyora nk'uko wakongera gusubiza urukundo nari nkufitiye uko rwanganaga. Ibaze rero ko ari ifu wabonaga. Ifu yingi igaragarisha amaso uri kureba gutya. Urukundo rero utabona. Ongera urusubiranye turebe kongera kuruteranya. Irafu nuramuka utayiyoye. Ukingana yose. Nta n'igarama ritonya rimwe ibuzeho. Umenye yuko ari ku rukundo rwanjye ruri bugende rugabanyuka kubona nari nkufite. Urukundo rwanjye urugereranye n'irafu. Kumbera nti nimba rwapimaga ikiro ubu tuvugije ukuri ngiye kuyora ifu nayuzuza ubyanze bikunze hasigayemo inusu cyangwa nusuro ubivuze mu rukundo asigaje inusuro cyangwa n'inusu wumva yowanjye.
nibwo nemeye ko urukundo rumeze nk'ifu, ko ruguye hasi rugasanda kugira ngo ufate urwegeranye umusubize hamwe byagora. Urukundo rw'iyi minsi rumeze nko gutwara ifu ku gataro mu gihe cy'umuyaga, kuko ugenda niko rugenda rutumuka, ugasanga usigaye wikoreye agataro urukundo rwarashize. Mukozeho. Alo? Yego ni Aiza. Wizi? Wizi umusanze muhanda? Aryamye? Ari gushaka kuvuga se? Nani ushaka kuvuga? Nta kintu kimwe nagusubiza. Umva guma aho ngaho ndaje, mukomesha aho ngaho ndaje. Nona. Sheri hangana. Njye biranambabaza rwose mu ndwaye. Ibintu bisarangira cyane. Gahegama ujya kurega amashaza. Ese sheri ko nta pompe irimo hano. Reba muri metro. Sha narebye ahantu hose kandi nta pompe irimo pe. Gusa yaguye hanini. Ntayirimo. Narebye do. Gusa urabona. Se biragenda gute? Narebye. Ntabwo mbizi. Sheri narebye nta pompe irimo hano. Nanganye basi mbere ikintu cyo gukora. Sheri ntayirimo. Sunite tukumva hano. Sheri hangana. Pamela, ariko se twakomeje gutinda bite byawe? Nise ntabwo ubona yuko undi yarwaye. Isabaye iki? Arongeye araremba nyine nese urajya mbigenze gute? Ubu ntabwo uri kubireba. Ntabwo umwana wo kwa boss ntabwo byagenda gutya. None urajya bigende gute? Yarwaye. Uzi ko rwa ruganda rwabo nanjye nkoresha produit zabo? Sheri. Wende? Wiki Pamela? Sheri wowe. Ariko mwita ubundi. Nyine wowe Sheri. Ndikubwira uyu wowe. Urumva? Umva Sheri uyu nguyu yararembye n'ukuri. Sheri urimo urabwira Sheri? Wowe Sheri wowe. Ndi kukubwira yuko nyine uyu mwana arwaye. Nese ubu biragenda gute? None se wabuze iki? Abuze pompe. Pompe kakandi bapompa? Kakandi ko mu kanwa k'umuntu urwaye asima. Oya ntabwo nakemera ko umwana wo kwa boss yapfa. Afazari uretse Pamela. Reka njye muri farumasi nazanye. Ntabwo ari ibintu bigoye. Uragiye se kandi? None umwana wo kwa boss ntabwo yapfa tureba. Abangaba badufitiye akamaro kanini. Ndumva Pamela. Ngenda bizi. Koresha produit zabo. Yego. Reka nazane muri farumasi. Nese uragiye kukazana? Yego nyine. Nese kwasibite bya. Uragiye se biri seri? Reka nazane. Ariko mana yanjye undi nk'iki kintu cyaje no kumara ikigoko. Se kigiye kuzana pompa rindo y'igitumi. Kukigenda n'urutwe. Se kizi yuko ntayifite mu ibere. Ihangana uraza kumera neza wikurura umwuka cyane.
reka nze ndaje nshaka. ubundi uyu mwana w'umuhungu we agomba kurwara, agomba gukora igishoboka cyose Peter akarwara, nanjye nkamubera umurwaza nkaguma muri uru rugo, kandi ngomba kumushyira mu biganza byanjye nkamukoresha icyo nshaka. Data Peter, uzarwara ari njye ubiteye, unakira ari njye ubiteye. Uhumeka cyane utabura umwuka, sibyo? Sibyo? Uhumeka cyane utabura umwuka, sibyo? Sasa Mike, mutarabahamagara 2 fois 3 fois nimwitaba kukisi. Sometimes usanga umuntu afite abakiriya benshi akangombwa yuko atari kumwe na telefone. Niyo mpamvu sikia warazanye ikibazo, ndakubwira ikibazo ngenda kwereka umuntu muragikemura ngewe nta kibazo. Umuntu naramubonye mwike murakomeza murazubara tu hivyo. arahari se ngubu ari hano. Ngewe sikia, nge narangije aferi yange, urishyuza umuntu wawe aragucika shauri yako kabisa. Ahubwo sicyo nibaza n'iki? Ibyo namuhaye byo ntabwo yabizanye hano, yashinze kandi kabari byagenze bite? Sijui kabisa. Kwa mu kontabilite yangu. Ketchup. Njoo. Sa huyu ni Mike. Aratuzanira pombe hapa. Maskoro, meeting, kila kitu. Aratuzanira kabisa. Mtoto mzuri sana. Sa ni ketchup. Jina yake Ketchup. Sa huyu twarakora ni kera kabisa. Hata na South Africa twari kumwa. Kari mwiza cyane se. Petit. Punguza pupa. Sorry. Kabisa. Intuzanire ice. Wewe. Arega mba nirebera gusa nta kintu nakora. Urareba iki se? Suko na telefone, yangalia telefone yako. Kuki urareba uwo mukobwa? Uramureba wikisi. Igura ni ibitatse u Rwanda mago. Hauna hela, hauna faranga wewe. Kuki murashaka ibintu byiza murabakene kuki se? Amafaranga ufite. Ni kama vile unaona umukobwa arafite iPhone ya 1,500,000. Arafite maprante, arafite makucha hivi yote. Unavuga ngo ngiye gukundana. Yarabikuye hese. Wewe hauna hela za kununua iPhone. Sinaona wewe. Kuna nini yako, revo yako. Unakula nini? Indugu zikari kyose. Sunazua sambaza. Ndugu chini ya sambaza. Ndagara. Ndagara ziko bei we ndugu. Kabisa. Ona uranchishije urakabya pe. Okay. Kama uko na hela. Leta 500,000. Werese Ketchup. 500,000. Sasa. Cheko zibihumbi 10 bya nayibona pe. Siendo katongoze dada yako. We mujinga. Nawe ibirakarira pe. Wandebye. Genda ugura ubuga ruhereze mama wawe kudimira. Mujinga kiwerewele. We musenge. Ngiye nakuboneye umuntu wawe kukwishura. Tugenda kwishura kama ntago kwishura nguragaruka no kunyishyuza ndagukubita kabisa. Takuchapa mimi. Nacyo cyakinzanye pe. Kiwerewele. We njo. Geza ngo manze mubwire. Erega abantu bavuga ibyo bashaka. Abantu bagira amagambo. Kuyibyongera se basuta byumva gani mu byemera. Na magambo y'abantu hanze ha baravuga. Oya baretse katumaze kwibariza. Ko nk'iyo abantu batinyuka bakavuga ngo kimenye. Uretse nyine manze nkubwire.
niyo batinye kuvuga ngo kimenyi Yves na Muyango baratandukanye, bari bahari mu cyuma cyabo batandukanye, ubuzima bwabo barabuza, aho bahurira barahari, baba hari umuntu uzi ngo ibyo bimeze gutya na gutya, usibye kuvuga gutya bakagenda bakayomba yomba, barasezeranye nyine, hanyuma nindo batandukanyije. Ejo ntagize anniversaire ndakaposting ndakamubwira ngo aramukunda, are byibuze niyo bavuga byibuze bya Safi na Judith ho birumvikana da, bo baratandukanye bigaragara kandi bineruye, kuko Judith yatashaka n'umuzungu maye nanze ko azabyara umwana w'umuhungu nako usa nkanjye, mbona yabyaye mu metize, ntaho birumvikana. Safi nawe asigara ngo nyine asigaye ari umuziri wa terenge n'aho ngaho namaga, ariko beba abanyarwanda ko bavuga mu Rwanda baravuga n'isazi n'imibu byose bakabivuga byaturaguye mu rugo rw'abantu, wakayimenye se nyine naho ubundi no guhura nyine tukabicoca. Okay, sawa, ariko maze nkubwiza ukuri rero sasa ubwiryo jamwe kamaze nkubwire, hagati yanjye na Teta ndakwiyamye, Subutu ndakwiyamye, umubiri wacu ubuzima bwacu ndakubwiye ngo ubu bwo ngibwo bw'umuriro urugo rwacu dufite ko turutwara numubikira nyine, ndakwiyamye ndakwishita toka akira umuntu se birakaje wabaye iki koza koze neza ahubwo se ndomanze mubaza ko numvise umuntu witwa Juma mu nzari mavuga ibintu by'amaji yavuga ibiki bikambaza ko nta ji isigaye wiki yashaka ji nawe ambaza niba nta isigaye mubwira ko nta isigaye mubwira ko nta isigaye se okay byihorere arayishaka yego byihorere nanjye nzi ubwenye nanjye nzi kureba kuri shishikira byihorere byo gukora iki se byihorere byihorere je muri iki umanga nanjye nari mfite inyota nini yayo. Oui. Kiyo cyangwa se muhanuka. Sigishi. Kwa umuntu ajihari. Nisakanga akanako nayi nisigiyemo nawe. Akasi akanga kura. Ubu nguyo ngiyo ibindi byihore kamanzi nanyikoresha cyo ushaka kuyikoresha. Ni ibikize? Byihore. Wambona yagira ngo nagiriye impuhwe Timoteyo, kumbe ntazi icyo nshaka. Timo, ngiye kwereka ko ubu ngubu ndi Pole Jean Paul umuhungu wa Jean Jacques. Ndaguha uyu muti urawunywa kugera ku gipimo cy'100% paka umutsi uturitse. Ugiye kugira ubushake nushaka wiyahure. Kama mbaye ubu ninjye nawe.